Kurya mu rukundo ni byiza ndetse kandi birashimisha cyane, ariko si ko ababwirana ko bakundana kuko biba bibavuye ku mutima. Harimo n'ababivuga bakurikiye ikindi kuri wowe. Hari umuntu ukubwira ko agukunda yikinira ukagira ngo yakurushije ubwenge, kandi nta n'inyungu ari bwabikure uretse kwitesha igihe. Ugiye bikaka ibyo ari ukwita imikino mu buzima bwawe ari iby'akanyaga, kuko amakosa uzakura muri iyo mikino azakugeraho nta kabuza. Mu gihe wumva utari tayari mu rukundo, si ngombwa kugwihatamo, kuko ushobora kubabaza umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntugatinye kuba singo, kubaho nta mukunzi, kuko kubeshya ni igikorwa cy'uburwayi. Ahubwo mu gihe wumva udashaka kubeshya cyangwa ngo ubeshywe, fata akaruhuko witekerezeho. Urukundo rwubaka ubuzima, ariko iyo rukoreshejwe nabi rujyana ubuzima habi. Nshuti yanjye, umukunzi umwe azaguha umutuzo, naho abenshi ntabwo bata umutuzo. Ntugakore ikosa ryo guhatiriza mu rukundo mu buzima. Niba ubona uwo muntu ari kumwe atari uwawe, byange bikunde azagenda. Gusa nubwo utarahura n'uwakugenewe, uwawe naza ntabwo azagenda. Niyo haba iki, igihe kizagera